hanyuma mbibutse ko hari ahantu habereye impanuka hariya i Rulindo, hahagaze umudayimoni n'ubundi ugamije kwica abantu mpaka. Hanyuma kandi ntago ari hariya ahantu honyine, hari ahantu mwabonye impanuka yahabereye, ni impanuka ikomeye. Uriya mudayimoni n'ubundi arahari, kandi ndabamenyesha ko ari ibitambo byatambwe. Ntago ari hariya honyine, hari na mu zindi nzira zose zitandukanye hahagaze umudayimoni wo gukoresha impanuka zikomeye, ibikubo bigacika mu gihugu, abantu bakagwa mu gihwirahwiro. Ndababwiza ukuri ngo mube maso musenge, ntihakagire umuntu uhagurutse adasenze, ndetse adasenze cyane. Kandi ibi bintu umuntu wese abibere maso, abibere maso. Kandi muraza kubona yuko ibihe atari bya bindi, amazi ntago ariyo yayandi. Ntimuvuge ngo ntagiye impanuka zitabaye, amazi ntabwo ariyo yayandi, mwoge mpagaze. Imana idufashe cyane. Nzanye amatangazo. Inama y'ijuru yarateranye, ibona ko hari abantu benshi bagiye gupfa, kandi bagapfa bapfiriye mu byaha. Ibona ko hari abantu benshi Satani agiye gutwara. Inama y'ijuru iraterana, ibona ko abantu benshi bagiye gupfa, kandi bagiye gupfa cyane, impfu zibaye nyinshi cyane, kandi abantu bagapfa barimbutse. Abantu bagapfa ari Satani ubibye, Imana itabigizemo uruhare. Inama y'ijuru iraterana, irangije hagurutsa abakozi, ituma abakozi bayo, nanjye ndimo mu bintu Imana yambwiye. Icyo kintu narakivuze, Imana yantumye kubwira abantu yuko mu mishinga barimo gupanga, bapangemo no gupfa. Imana imbwira ko umuntu agiye kuzajya ahaguruka agiye mu rugendo, akibwira ko aragaruka amahoro, akagenda ntiyongere kugaruka. Imana inuma kubwira abantu ngo bezwe, kandi bezwe ku gato no ku kanini, bitegure. Imana inuma kubwira abantu ngo kandi buri muntu wese abe maso ye kwiyiringira we ubwe, yiringira Imana. Imana inuma kubwira abantu ko abantu basenga bakishinganisha. Imana yahagurukije abakozi kugira ngo baburire abantu. Iyo ni inama yari yakozwe, ibona ibigiye kuba, ituma integuza, ariko abantu ntabwo babyumvise. None rero nzanye amatangazo. Itangazo burya aba ari iry'umuntu umwe, amatangazo aba ari ay'abantu benshi, cyangwa se aba ari ay'ahantu hanini. Dore amatangazo. Maze kubabwira ibyo inama y'ijuru yanzuye, igatuma abakozi, igabwira abantu ngo bihane. Imana yateranyije inama mu ijuru kugira ngo abantu babe maso, abantu basenge, abantu be kwishingikiriza ku butunzi bafite, abantu bere gupanga iby'ejo. Imana yatumye abakozi bayo kubwira abantu ngo nyamuneka abantu nibasubire basenge, bagire ibihe byo mu mutima, Imana ivugane nabo, ibaburire, bamenye ibigiye kubabaho, babe maso birinde. Ntabwo abantu babyumvishije. Imana ibabajwe, ifite agahinda kuko abantu benshi barimo gupfa bakarimbuka, nyamara mu isi abantu bakihesha amahoro, bakavuga ngo bagiye mu buruhukiro bwera. Abantu bakavuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, umwuka ngo yego baruhuke imiriho n'imihati.
kandi bagapfa badapfiriye mu mwami. Imana yantumye kubwira abantu ngo iyo umuntu ahagurutse agiye ku rugendo ntago aba yiteze ibibiri bwamubeho, ntago aba yiteguye rwose. Ni nayo mpamvu Imana yari yantumye kubwira abantu ngo abantu bitonde cyane, basenge cyane, bezwe cyane, babe maso cyane, kuko hariho impfu nyinshi kandi zitunguranye, ko Satani ari we urimo kwiba abantu. Abahanuzi barabivuze, twarabivuze, ariko abantu ntago babyumvise. Nzanye rero amatangazo. Ikuzimu bakoze inama batumwa ku bantu cyane, kuko igihe kirabashiranye. Ikuzimu Satani igihe kiramushiranye, niyo mpamvu arimo kwica abantu cyane, kandi akabica bitunguranye kugira ngo abarimbure batazabona ubugingo, na babandi bavugaga ko basenga, na babandi bavugaga ko bizera Yesu, bityo bapfe barimbutse bapfiriye mu byaha. Amatangazo rero ni uko kandi abantu barimo gupfa bishwe n'impanuka nta bugingo, kuko urwo ni urupfu Satani arimo guteza, kandi ibyo ni ibitambo byatanzwe. Abantu rero bongere basenge, kandi umuntu wese ibintu byose ari kugenda abona bimubere akabarore. Imana yantumye kubwira abantu ko uyu mwaka utandukanye n'iyindi myaka, ko hagiye kubaho akaga gakomeye, ko hagiye kubaho umwijima w'icuraburindi. Abantu barabyumva, abandi ntibabyumva, bagira ngo benda umwijima uzabudika gutya. Ariko bene data, wowe wumvishije ugiye kumva buno butumwa, uhereze na mwene so, ufate igihe cyo gusengera igihe cyawe, kuko Satani yararakaye, kandi inama yakozwe ikuzimu, kandi ibitambo byaratambwe cyane. Ibi ni ibitambo birimo by'abantu. Hariho abantu batanze ibitambo by'abantu kugira ngo abantu bapfe bo babeho. Murabe maso rero, murabe maso, ibitambo birimo gutambwa cyane. Mube maso, mube maso, mube maso bene data, mube maso inshuti z'umusaraba, mube maso cyane, kuko Satani, ibitambo byaratambwe, kandi Satani arimo arashaka amaraso cyane. Nyamuneka, 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 nta kintu byakumarira kubyuka ugiye guhahira abana, nta kintu byatumarira twebwe cyangwa se byamarira abantu kubyuka ugiye guhahira abana uri muri jugujugujugu, ukananirwa kubanza kwita ku iherezo ryawe. Hanyuma rero iki gihe ni igihe giteye ubwoba, kandi ni igihe kirimo agahuge. Abantu benshi bahugiye, bari mu gahuge kubw'ibibazo binariho. Satani yateje ibibazo cyane bikomeye, ateza agahuge, abandi abateza kwikunda. Mugende mubateze kwikunda, bityo nzabafatiraho mbarimbure. Abandi mubateze umururumba wo gukunda iby'isi no gushaka ubutunzi cyane, nzabona uko mbarimbura. Abandi mubateze inzangano zo mu mutima, bahore bavuga ngo bazihana, mbafatiraho mbona uko mbarimbura. Abandi mbateze amadeni menshi, bagwe mu gihwirahwiro, batagire kwitotomba no kwitotombera Imana, ko ariyo yatumye bajya mu buzima bubi. Satani abafatiraho, azabona uko abarimbura. Abandi bajye mu busambanyi babujyemo, bavuge ngo ejo bazihana. Satani abafatiraho ngaho, abona uko abarimbura. Ni byinshi Satani yagabye, amashami y'ibyaha byinshi bikomeye kandi bitandukanye. Umukristo ari hehe? Umukristo yagiye hehe? Hanyuma rero bantu basenge.
Satani yanyaze itorero, arinyaga ikintu gikomeye, arinyaga ubutunzi bukomeye. Ijambo ry'Imana narisomye ravuga ngo aho kwerekwa kutari abantu bigira ibyigenge. Satani yanyaze abantu ikintu gikomeye, aho abantu birirwa mu rusengero bakigishwa n'ibyo bakumva barafashijwe, ariko kubera ko nta kwerekwa guhari abantu bakigira ibyigenge bagataha bumva ngo bafashijwe, ariko bagera hanze bagasubiramo. Aho niho Satani ari kurimburira abantu. Satani atsinze benshi. Ntimwirwe mwitega ngo umuntu wapfuye ngo nubwo bageso nziza rega ntabwo bazajya mu ijuru ngo yari umuntu mwiza. Ubwirwa n'iki ko yari mwiza? Niba yafashe urugendo agiye guhaha, niba yafashe urugendo agiye gucuruza, neje ari uko uzute ko yabonye igihe cyo kwihana, uzite nta gihe cyo kwihana yabonye. Abantu benshi Satani arimo kubiba kandi akiba ubugingo bwa benshi kugira ngo aburimbure, kuko yabonye ari cyo kintu ashoboye. Nimwumva amatangazo rero, mwongere musenge, buri muntu wese asenge ku giti cye, dore ko Imana yantumye kubwira abantu kwikeneye umuntu amasengesho yo ku giti cye. Mwa bantu mwe, dore impanda igiye kuvuga. Hanyuma rero ndagira ngo mbare impungenge y'icyateje ruriya rupfu, rwiriya mpanuka yabaye imeze kuriya. Biriya ni ibitambo byatanzwe, abantu barapfa barashira, kandi n'ubundi biracyakomeje. Nimube maso rero, burya nubwo abahanuzi tuba duhanura ariko tuba tubitse ibintu byinshi, ariko kubera yuko abahanuzi bahanura ababyumva bakaba bakeya, ubwo niba warabyumvishije umunyabugingo, wowe utarabyumva nta wakurenganya, ariko ababyumvishije ubutumwa mujye muhanahane aya matangazo. Ntacyo narenzaho rero. Mu byahishuwe niho havuga ngo hahirwa abapfapfira mu mwami, umwuka ngo yego baruhuke imiruho n'imihati. Ntagire uvuga ngo uyu muntu ngo igihe cye cyari kigeze. Oya, ntabwo Satani niwe wishe abantu, kubera ibitambo byatanzwe kugira ngo abantu bapfe abandi babeho. Mube maso rero, kubera yuko ntabwo ibintu birakomeye. Ibyo ubona ko byoroshye, ibintu birakomeye. Hariho impfu nyinshi cyane. Satani kandi yateze impanuka mu buryo bukomeye. Buri mihanda yose Satani yagiye ayishyiramo. Satani yashyizemo umudayimoni wo kwica abantu mu buryo bukomeye kandi mu buryo butunguye abantu. Wowe rero wumvishije iki kiganiro, kora subscribe, ukore share, ukore like, comment, hanyuma ugisharinga abandi kugira ngo bumve ubu butumwa. Hanyuma rero nusenga ukaba maso, ntacyo uzaba. Nubwira Imana ukayiragiza ubugingo bwawe n'umubiri, ntacyo uzaba. Nusenga ushinganisha abawe, ntacyo uzaba. Mwige gusenga mushinganisha abanyu, mwige gusenga mushinganisha urubyaro rwanyu, mwige gusenga mwishinganisha, mwige gusenga musaba uburinzi, mwige gusenga musaba amaraso ya Yesu kugira ngo ababeho imbere n'inyuma. Mwige gusenga kugira ngo Satani ye kubarimburana n'abanyabyaha. Mwige gusenga abantu ubwoko bw'Imana. Iyi minsi muri kuyibonana gahwaye. Aka ni akantu, ni udukezikezi, ntacyo mwari mwabona. Musenge mushikamye kandi mukiranuka. Abanyamasengesho w'Imana yantumye kubabwira ngo basenge, kuko bararambitse intwaro yo gusenga, kubera ibibazo, kubera ibigeragezo, kubera n'intambara ziba zirimo no kudahuza no kutumvikana. Abantu benshi intwaro yo gusenga bayirambitse hasi rwose. Imana idutabare cyane. Murakoze. Reka ndangize mbasengera Imana kugira ngo Imana ikomeze iganze, ariko nibuke ko kubabwira ko nta kintu Imana ishobora gukora itarabwira abahanuzi n'abagaragu bayo bayumvira. Hariya hantu iramanuka yabereye haracyahagaze undi mudayimoni. Umuntu wese uzajya azamuka agiye Rurindo, abantu bazajya bazamuka bagiye Muhanga,
mu nzira zose zitandukanye Satani yahahagaritse idarapo ry'abadayimoni bashinzwe kwica abantu babatunguye kugira ngo babarimbure. Imana idutabare. Nyiringabo Imana yumva gutaka kw'abantu bayo. Imana igira imbabazi n'impuhwe. Regera tabara igihugu cyacu cy'u Rwanda, ugihe amahoro. Tabara abantu bawe ubagirire neza. Fasha abayobozi b'igihugu cyacu ubarinde cyane kandi ubagirire neza, ubabere maso. Fasha itorero ongera ububyutse imbaraga, abantu baranamutse. Fasha bene data mu buryo bwose. Komeze kuturinda no kutwongerera iminsi muri uru buzima, kandi buri muntu wese umube kubera amaso iherezo rye. Ndagushimiye Mwami Imana kuko ushobora byose, nta cyabasha kurogoya umugambi wawe, mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.